There are among us baturimo indani a people twebwe mu bantu bafite abantu bafite impano bafite ubwonko bwibuka perfect memory of all their past. bakibuka hashizeho ubuzima bwabo. They call themselves biyita infinites. Zibinyurabwenge TV twongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana aho muri hose ku butaka bw'u Rwanda, namwe abumva byo tuvuga muri hose ku isi tubifurije ibyiza biruta ibindi. Inyurabwenge TV yabateguriye inkuru ku rugendo rw'ubuzima kuri uyu mubumbe w'isi. Abashakashatsi benshi bakoze ubuvumbuzi ku mubiri w'umuntu, berekana imikorere y'umubiri w'umuntu, berekana ibiwugize n'imikorere yawo, bavumbura imiti itandukanye, yewe bavumbura n'indwara nyinshi zatera uwo mubiri, ariko hari icyabananiye kugaragaza. Icyo ni ukugaragaza uburyo ubwonko bw'umuntu bungana cyangwa ingano y'ibyo bwashobora kubika, kuko abashakashatsi benshi ntibabivugaho rumwe. Ikindi kugaragaza igitera kubeshya uhereye ku bana kugeza ku bakuze cyangwa indimi nyinshi, impamvu ikiremwa muntu kivuga indimi zitandukanye n'ikindi kiremwa muntu, yewe n'icyabiteye. Muri iki kiganiro muri kumwe na DJ Kamaro. Niba uzi inkuru idasanzwe, umuntu ufite ubuhamya butangaje, amakuru atangaje cyangwa ikindi wifuza ko twasangiza abakunzi bacu, watumenyesha utwandikira kuri email yacu ariyo iraguhaja@gmail.com. Ntukibagirwe yewe no gukora share yewe na subscribe niba utarabikora, kugira ngo ujye uba mu ba mbere bakurikirana amakuru yacu agiye atandukanye yagezweho kandi y'ingirakamaro. Nshuti b'inyurabwenge TV, namwe abumva ibyo tuvuga, hari byinshi wigeze kumva, yewe ibyo wigishijwe n'ababyeyi, ibindi ubyiga mu ishuri, ibindi ubyigishwa mu matorero atandukanye cyangwa amadini, ariko inyigisho zose wize zimwe na zimwe nyuma wavumburaga ko ari amabeshyo, bigatuma buri munsi uhora ushaka kugera ku kuri kwa nyako. Kugeza na n'uyu munsi abantu benshi bapfa bagishaka ukuri kuzuye neza kutarimo ibinyoma, ariko isi yose iri mu rujijo kubera ko amakuru twabwirana yewe nayo tugenda tugeranaho ku giti cyacu, yaba mu magurupe, usanga hagati yacu tubwirana amakuru y'amabeshyo kubw'inyungu za buri umwe. Urugero, umwarimu arigisha ariko ntakeneye kurushwa, kuko ataba akiri umwarimu. Aramutse akwigishije neza ukamenya ibyo azi, byamutera kubura akazi. Atekereza ko wamurusha ku buryo bukomeye. Amadini nayo nuko nabwiriza ukuri abayoboke bayo, kuko avuze ukuri atabasha kuba kibonye amaturo cyangwa se ibyo yinjiza. Urundi rugero, ababyeyi nabo ntibabwiza ukuri abana babo ku bibazo babazwa nabo, akenshi na kenshi barababeshya ku bw'inyungu zabo cyangwa se ku bw'inyungu zo kurinda abo bana. Leta zimwe na zimwe nazo zo mu isi nazo nuko zibeshya abaturage bazo ku bw'inyungu zazo, ntizemera ubaza ibibazo binyuranyije n'amategeko zagiye zishyiraho. Yewe ibingibi bigenda bigaragara mu isi muri leta zimwe na zimwe, aho usanga abaturage badafite ubwinyagamburiro. Bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza aba yagiye ashyirwaho na za leta zigiye zitandukanye. Yewe niyo urebye muri iyi si usanga urwo rujijo rutazashira, kuko kubeshya ni ikindi gice kiri mu bigize umubiri w'umuntu abashakashatsi batabonye, kuko iyo ubeshya uribeshya unabeshya abandi. Muri iyi si hari ibintu byinshi binyuranye n'ibyo ubona, kuko ubibona amacuri ntubisobanukirwe yewe n'ishusho yabyo, kuko nk'uko uruhinja rureba ibintu amacuri, ibyo bintu harimo umuntu. Nubwo abashakashatsi bakomeje ubuvumbuzi ku muntu, nta shusho y'umuntu ya nyayo bagaragaza, kuko abantu duhuje 80%. Icyo kigero kingana na 80% harimo kuri umuntu, ikindi kuri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Guhuza igihugu n'ubwoko n'umuryango nidusa mu mitekerereze cyangwa se amasura yacu cyangwa ingano zacu, ariko nta kintu na kimwe cyangwa inkuru uzamenya utazibwiwe n'abahizi b'inkuru ba nyabo kandi bakubwira ukuri. Akaba ariyo mpamvu buri wese aba akeneye amakuru y'ukuri, nubwo ayo makuru yaba imuha cyangwa se impamo. Benshi muri twe dukoresha imbuga nkoranyambaga, ibyo tubona kuri zo 80%
aba ari amakabyankuru bikadushyira mu rujijo. Urwo rujijo rutuma tutagera ku kuri kwa nyako. Gusa niba wemera uko nemera, nyemerera nkubwire uko kuri, nkubwire ko ukuri atari ikintu gihinduka, kuko iyo guhindutse ni kuba kukiri ukuri, ahubwo kuba kwabaye ikindi kintu. Ukuri kwa nyako gufitwe n'Imana yaturemye, kuko nzi neza ko bamwe batayemera, ndetse nimwemera ko inabaho bamwe bitewe n'ibyo mwabwiwe, mwigishijwe, cyangwa se ubushake bwanyu bugiye butandukanye. Ibiremwa muntu dukomoka ku Mana, ariko kwemera ko dukomoka ku Mana ngo tuyemere iyo Mana kuko rero twakomotseho si itegeko. Abantu bategeka abandi kwemera Imana, niba ari naho bikiri mu iyi si, uko biri kose biracyari bike, ni hake cyane hakigaragara ibi ngibi. Nubwo waba utemera Imana, ariko hari byinshi ubona bikagutangaza, bigatuma ushaka kumenya ukuri, cyane cyane nk'iyo ubonye abantu bafite ubugenge n'ubuhanga, yewe n'ubugeni, cyangwa se impano zitangaje z'ibimanuka. Abantu ako kanya bidatinze, hadakoreshejwe imiti izwi cyangwa ibikoresho runaka, bituma wibaza uwo muntu uburyo abasha gukontorora izo mbaraga n'aho izo mbaraga ziva. Ubusesenguzi bwerekana ko kandi dukomoka ku Mana itagaragara mu maso y'abantu, nk'uko natwe ubwacu tutazi uko dusa, kuko abantu tugizwe n'ibice bibiri by'ingenzi bihurizwaho n'abantu benshi cyane. Igice cya mbere ni uyu mubiri twambaye, tugaburira buri munsi, tukanambika. Ikindi gice ni igice cya roho, cyangwa se igice cy'umwuka, nk'uko bamwe bagenda babivuga, akaba igice kitagaragara habe na gato, kitaboneshwa amaso yacu. Akaba ariyo mpamvu natwe ubwacu tutiyizi. Ni igice gifite ibice byinshi, harimo imitekerereze, hakabamo ibyifuzo n'imigambi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Igituma tutemera rero ibyo byose 100% ni iki gikurikira: ni uko kwemera cyangwa kutemera nabyo ni kimwe mu gice kitugize, ni igice kiba muri twe neza neza. Menya Inyurabwenge TV, uyu munsi ngiye kubabwira inkuru utigeze wumva ahandi hose ku isi. Wenda wumvishe inkuru nyinshi, ariko nizo wumvishe birashoboka yuko wazumvishe nabi, kuko wazumvishe 50%, cyangwa se uzumva bongeyemo amakabya nkuru, kuko abanditsi benshi bahindura inkuru, ibyo bita ubunonosozi cyangwa se ubushakashatsi bwimbitse, bagahindura inkuru, bigatuma bizitireme zagakwiye kuba zifite ku bw'inyungu zabo, cyangwa se ikibazo cya politike, bigatuma iyo nkuru uyumva igice. Inkuru tugiye kubabwira ni inkuru y'imitekerereze ya benshi muri twe, kandi imitekerereze ni twebwe ba nyabo, kandi iyo mitekerereze niyo ikugira uwo uri ubu ngubu, cyangwa icyo uri cy'ubu, yewe cyangwa ubwiza cyangwa ububi ikiremwa muntu kiba gifite. Ikiremwa muntu turatandukanye cyane n'ibiriho byose, yewe iyo ubirebye usanga bitandukanye natwe. Sisiteme y'imibiri yacu iratandukanye cyane, itandukanye n'ibidukikije byose usanga kuri iyi si, kuko ikiremwa muntu kigira inzozi, kuko kirarota. Mu mibereho yacu usanga turota iki? Turota mu nzozi ibizatubaho imbere, cyangwa tukagera ku bizatubaho mu nzozi, tugatembera isi mu nzozi. Ariko kubera ko inzozi zateshejwe agaciro muri ibi bihe, bazita imiruho. Ariko inzozi nazo ni igice muri kigize imibiri yacu, ni igice kiri muri twe, kiri mu bigize roho zacu, ariko kubera ko zateshejwe agaciro natwe ntitukizitaho. Ariko inzozi zitwereka isura nziza yacu n'ibizatubaho, ndetse nujya no gupfa uzibuka ko wowe wabirose. Hari igihe ukora ibintu neza nk'uwabyize kandi utarabyize, ukamera nk'aho wari usanzwe ubizi. Reka dutangire inkuru neza. Umuntu umwe yaravuze ati, numva narahozeho kera kandi nkumva nari umuntu ukomeye cyane, none ariko
Biratangaje ko kuri uyu munsi ndi umuntu uciriritse, umuntu usuzugurwa, umuntu w'umucakara. Nubwo nibuka neza ariko numva nari umutware, none nta n'ijambo mfite, ubu ndi insuzugurwa, ndi inganzwa, ndi umuntu uciriritse cyane. Atariko se ubundi ni ngombwa kubyibuka? Twakomeje kumva inkuru nyinshi zivuga ku bantu bavukana ubwonko bwibuka ubuzima bw'ahahise. Byatumye dukora ubushakashatsi bwimbitse, maze natwe tubazanira amakuru ameze neza, amakuru yizewe. Tubabonera inkuru nyinshi z'uburyo abantu dupfa tukongera tukanavuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana bafite hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 7 bibuka neza ubuzima bw'ahahise, ariko kuko nta kibonezamvugo bafite. Ibi ngibi ntibyitabwaho. Ibi ngibi neza bihura n'ibyagiye bivugwa na benshi, aho usanga batatinyuka kuvuga ko ibi ngibi abana babibuka ari ukuri. Ntibabitinyuka, ariko mu by'ukuri abashakashatsi bo bagaragaza ko ibi ngibi ari ukuri, kuko neza biva mu bushakashatsi bwimbitse bwagiye bukorwa n'abantu